Urubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ruratungwa agatoki n'ubuyobozi bw'akarere kuba rutitabiriye imirimo yaruteza imbere kugira ngo narwo rubashe kwihangira imirimo. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nambaje Felix avuga ko nubwo hatangwa ibikoresho ku rubyiruko rwasoje amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ngo rubashe kwihangira imirimo, ariko usanga umubare munini utitabira ibi bikorwa. Urubyiruko ruhabwa turukiti ni urubyiruko ruba rwize imyuga bafite certificate za WDA. No muri iyi gahunda ya NEP Kora Wigire ari n'iriya mirimo twavuze igera ku 26 yahanzwe, harimo n'iy'urubyiruko, cyane cyane ko mu rubyiruko tubabara mu byiciro bibiri, ari iyi gahunda ya NEP Kora Wigire baba barimo nk'icyiciro cyihariye, nanone bakaza nanone muri iyi gahunda ya turukiti nk'abarangije kwiga imyuga, tukagira n'umwihariko w'ababa bavuye Iwawa bize ibintu bitandukanye, nabo tukabaha ibikoresho bakibumbira mu makoperative yo gukoreramo. Icyo rero tubona muri rusange tubwizanyije ukuri, ukurikije imirimo iboneka mu karere kacu, ni kuvuga imirimo fizike, ubona urubyiruko rutari rwayinjiramo cyane. Wenda ibyo byo guhanga umurimo bindi, ububaji, udusuderi, ubona bagenda bajya muri ukabona batari bagera ku rugero rwiza. Aha kandi akomeza avuga ko bakomeje ubukangurambaga mu rubyiruko kuko naho usanga hari imirimo usanga higanjemo igitsina gore, aho igitsina gabo bakaba ari bakeya. Wajya kureba ugasanga urubyiruko rurimo ni rukeya, ariko n'amaterasi yo gukora amaterasi y'indinganire tuba dufite ari mu buryo bwa hino. Wajya kurebamo n'urubyiruko ugasanga urw'abahungu ni rukeya, ugasanga urw'abakobwa nirwo rurimo. Ni ubukangurambaga tunyuze muri komite z'urubyiruko kugira ngo nabo bashishikarire umurimo. Ni imbaraga rero twese tugomba gukomeza gushyiraho, no mu biganiro mugira kuri radiyo bakajya batanga icyo bifuza bakora, ariko bakabyaza amahirwe aho bari. Dukundimana Delphine, umukobwa ukora akazi k'ubwubatsi muri aka karere ka Gicumbi, agira inama urubyiruko akavuga yuko ngo nabo bagomba gushakisha icyabateza imbere kuko we avuga yuko byamuteje imbere. Hari icyo nashakaga kugeraho, nabanje kuba nabumenye ko ngeze mfata imyuka birangira nyine mbimenye, nabo mba numva babimenye nyine bakaza kubaka nabo bakabishobora nyine nabo bakiteza imbere, bimfasha kuba nagera kuri byinshi nshaka. Umwaka wa 2019 mu karere ka Gicumbi hanzwe imirimo mishya irenga 26,000. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwa byashyizwemo imbaraga n'ubuyobozi bw'aka karere muri gahunda yo kurwanya ubushomeri. Akaba kandi ari andi mahirwe ku rubyiruko rwagombaga kunyuramo rwiteza imbere. Bamwe mu rubyiruko rwo muri aka karere kandi barangije amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bahawe ibikoresho byo kwifashisha mu guhanga imirimo no guhanga udushya muri gahunda yiswe Toolkit. Kora subscribe kuri channel yacu ujye ubona amakuru agezweho ku gihe. Ni DMTV Rwanda online ndetse no kuri website yacu wanditse domanews.rw.